116 TV, enjoy your digital life. N'amazi iyo mbonye umwana nk'uyu aragenda akambona ijerekani y'amazi ari impuhwe kuko iyo ngeze ahantu no kwaka gakingo n'abaturage bavuye iyo mpuri umwuka urahera pe kwiyese. One 116 TV, enjoy your digital life. Reka rero nongere mbasuhuze kandi bifurize kugira ibihe byiza cyane aho muri hose mu mpande z'igihugu zitandukanye. Waba udukurikiranye uherereye hose, ushobora kuba uri mu majyaruguru, ushobora kuba uri mu majyepfo, uri burasirazuba, uri burengero bwaryo, ndetse uri no mu mujyi wa Kigali. Reka dukomeze tukubwire tuti agubwa neza cyane. Rero nyitaga Bika Boss, ninjye tugiye kubana birumvikana muri iki kiganiro, ariko akaba ari inkuru isa naho ibabaje. Muri aka kanya mubibona magaze mu ntoki, ndi mu rutoki murabibona, nk'abandi mu karere ka Rutsiro. Rero twaje kumenya ko hari umukecuru ubaho mu nzu bitameze neza cyane, nawe agiye kugenda tubwira byinshi bitandukanye kugira ngo namwe murebe ibyo abayemo, namwe murebe icyo mwamufasha birumvika. Rero iyo ni 116 TV, tugiye kugenda tugana no umukecuru atubwire byinshi bitandukanye kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane. Kora subscribe, like na share, ubundi ibindi byose ubuturekere. TV yo iracyari 116 TV. Yes, rero nkuko nabibabwiye dutangira ikiganiro, babwiye ko twasuye umukecuru cyangwa se twamenye ko ari umukecuru ubayeho bitari neza cyane. Niyo mpamvu twaje kumuganiriza cyangwa se baturangiye haba kugira ngo tubashe kuba tugana nawe byinshi bitandukanye. Ibyo batubwiye turebe kuko niba ari byo agiye kubitwibwira, tubwire byinshi bitandukanye kugira ngo namwe mube mubyirebera. Uraho neza? Reka mbafashe nta kibazo. Yewe nitwa Adela Mukangango, afite imyaka 78. Yewe nta mugabo ngira, tumupfakazi. Yewe nuri ahantu mu nkangu umunsi w'umukingo, nabuze isakaro, mbura n'unyubakira inzu, imvura iragwa, nkajya gusembera, nabuze aho nogama, nkajya gusembera nkareba aho mpagarara nogama. Turagira ngo utubwire neza cyane, utubwire nyine byose uko byatangiye. Se kuva kera wabagamo hano mu mukingo cyangwa se kera wari ufite inzu, byagenze bite? Ngewe kera hari inzu ntoya cyane, nayo yajya kungana n'iyi. Kwezi kwa kane ku mwaka washize njyana uriya mukazana wanjye kwa muganga, umuhungu wanjye ntawe wari uhari. Mvuyeyo ndagiye nicaye mu nzu, numva inzu iranyiganyize. Imaze kunyiganyiga mu kanya nibwo nasohokaga. Ngeze hano hirya ikizu kiritera kigiriye epfo cyose, nta n'ikintu nasohoye, nta mwenda nasohoye. Noneho ubwo mbaho umuhungu wanjye aza kuzabaho, yari yagiye, aje asanga ndasembeye, ndagusembera ahantu Rwanda nahamaze nk'amezi niba atari 10. Nkarwarira indwara y'igitangaza. Nitwa gute? Narwaye indwara ntabwo bamenya niyo ariyo. Narazunze, narabyutse njya kuri wese, mvuye kuri wese ndakubura hano imbere y'umuryango waho nari sembeye. Mpavuye uko nagiye nkagwa mu muhanda sinkuzi, bankura urubata rwanje, ndetse bafashe amasoko bagiye gucukura ngo napfuye. Haza umuntu kwakora hano ku mutima, uravuga ati agatima kari gutera, ati tumuheke, ngo baramuheka ngo banjyana kwa muganga. Ko nageze kwa muganga sinkuzi, uko mbirasi yanjyanye mu nda sinkuzi, muri koma namaze mw'amezi 3 narapfuye. Aho nza kuzanzamukira buhoro, sanga bya byuma bigira guca nibyo bindiho kwa muganga. Nibyo bindiho biri guhungiza, ariko nge ntabwo nge nayo mfite nta kintu nari nzi rwose. Noneho biza kuzatinda, namaze igihe kirekire, biza kuzatinda, baransindagiza ndataha. Ngeze hano njyama kuri umuhungu wanjye, nawe dore uko ameze, banamukuye mu ijisho, niwe muherezi wanjye, nta jisho uyu waho munsi w'umukingo, nawe banamukuye mu ijisho, nta jisho agira. Ubwo adaharyama, naharyamye amezi 8 mu nzu iwe. Bijyaho nibwo bavuga bati iyi misi nkora iki, nibwo yarundanunze kano kantu kano murebe, nako ntikuzuye n'imbere nuko hameze, no gusakara ntisakaye, akarundarunda nkajyamo, nzakomeza gutera umwana icyugazi. Ubwo maze kuvamo nyine naje aha ndahaba. N'amazi iyo mbonye umwana nk'uyu aragenda akambona ijerekani y'amazi, ari impuhwe kuko iyo ngeze ahantu no kwaka gakingo n'abaturage bavuye iyo mpuri umwuka urahera pe. None bya mwatubwiye ko
uyu muturanye ari umuhungu wawe? ni umuhungu wanjye w'umuherezi. Umuhungu wanjye w'umuherezi nawe ntagira hepfo ntagira haruguru. ubwo nawe bivuze ko nabayeho gutyo nawe wenda nawe nuko ajya gufasha wenda n'ubu ihene nubwo abandi aragiye subuka agira ngo abone wenda ntabwo ari ubwe rwose nubwo abandi aragiye nawe nyuma y'ibyo tubwiye byose ndumva biteye agahinda birababaje. icyifuzo cyawe ni iki? nifuza ko muzamfasha nkamwe munsumba mbese nkawe ujye hano ukaba ugeze hano nkasabira ubuvugizi ukamfasha. bose nuko tubayeho kandi mubonye ko turi munsi w'umukino. n'ubu ngubu imvura mu kwa kane nigwa tuzazamuka tujye gucumbika mu ngo. bw'imvura iguye nko mu kwa kane mugenda bite? ubwo bivuze ko mwimuka? tuzi ko mu kigo nijya natwe twaza tukatugurira uko bimeze. se imva amafaranga ngo akabanza wenda bubakemo nk'akangana gata n'ubundi ariko kari heza. none se ubu nakora iki? singira ihene, singira inka, singira ntacyo ngira ngo nakuraho ibyo nyine nagura ikibanza. mwagiye mubona byinshi bitandukanye. tuvuyemo mu nzu mwahabonye mubonye uko hameze, uko umukecuru abayeho, ariko twaje kumenya ko aturanye n'umuhungu we, ndetse hirya yanjye ndi kuhabona madamu w'umuhungu we. madamu watwegera gato katuvugisha ese katubwira byinshi bitandukanye kugira ngo n'abantu batagira ngo umukecuru arabeshya. ibyo umukecuru yavuze bimeze bite? ubundi ibyo umukecuru avuze nibyo, nta kintu abeshye na kimwe, kuko n'ubundi uburwayi bwarabuhorana no kuba atishoboye nabyo bose biragaragara, nta kintu afite. ubwo rero uko bishoboka namufasha. turagira ngo twumvise ko umukecuru nta telefone agira wenda ngo abe yayivugira hano, babasha kumufasha, babe bamufasha. watubwira iz'umuhungu we kugira ngo umufashije n'umukecuru yabyemeye ko wamufashiriza binyuze ku muhungu we kubera ko ari ufite telefone. umuhungu we afite telefone kandi baregeranye, nabibabwira nta kibazo. ni 078 58 62 341. isubiremo 078 58 62 341. kugira ngo tubwiye n'amazina ibaruye kugira ngo wenda se waba agiye kubafasha amenye amazina abaruye kuri iyo telefone kugira ngo atabasha kuba yayobesha ubwo bufasha ashaka kubafashisha. yitwa Bazima Sipiriyani. niyo mazina ari kuri simukadi? niyo mazina ari. rero mwabibonye neza cyane byinshi bitandukanye. twaganiriye n'umukecuru ndetse n'umukazana we, atubwiye byinshi bitandukanye, atubwira nimero mushaka kumufashaho. ubwo rero ndabizi ko abantu benshi mugira umutima ufasha, mushobora kubafasha munyuze kuri izo nimero zitandukanye. byagiye batubwiye ko nimero ibaruye kuri nde? ibaruye ku muhungu we witwa Bazima Sipiriyani. Yes, murabyumva rero ko ibaruye kuri Bazima Sipiriyani. ubwo rero ushobora kuba wafasha umukecuru kugira ngo nawe abashe kuba yabaho neza cyane. rero nka 116 TV ndetse na timu yacu yose twari kumwe, reka tubashimire, tubabwire tuti mukomeze mugire ibihe byiza cyane, mukomeze kubana natwe mu biganiro bitandukanye, mukora subscribe, like na share, mukomeza gusharinga inshuti zanyu cyangwa se abenshi bikigiye bavuga abapampe, mubahereza link zitandukanye kugira ngo bagende babona ibiganiro byacu bitandukanye. Genari Gabika boss, nyuma ya kamera ariwo Franco Raja ari kumwe na mu Bonaventure Noheli. ubwo rero mukomeze mugiriwe byiza cyane, ariko mukomeza kwirinda COVID-19. 116 TV, enjoy your digital life.